Halo. Ahanga ni kuri Gen Media TV muracyari kumwe na musore wanyu mukunda cyane ari we Santiago El Julien. Nkuko nababwiye rero uyu mwaka tugira dusura abantu bagiye batandukanye bakora ibikorwa bigiye bitandukanye mu mpande zitandukanye z'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, hirya hino mbandiyo. Nukuvuga ngo rero kuri uyu munsi rero bafite umusitari bita Fizo G, no umusitari umwe uri kuzamuka neza, umusitari ufite umuziki umeze neza. Mukaya kagiye tujye kuganira nawe, araza kubaganiriza uburyo akora umuziki, uburyo utangiye, abaganiriza ndetse n'ubuzima busanzwe uko biba bimeze. So nuko wango rero komeza nkurikiranye, mwibutsa gukora subscribe, ukoreshe yandi comment kugira ngo ujye ubasha kubana nanjye mu bikorwa bigiye bitandukanye ahangaha. Raserera Breng navutse utabishaka sinigeza amashuka ingangi baye ibiraro isurira kukumba inuza mu mashyamba nyirgira umbaye hafi impyisi zirarota nkahorana icyizere cyukejo buzajya niwanshira karuru tega kumiga bibinego dose yanjye iruzuzwa pandagari ndurizwa wakamvugiye ni unera utwatsi gangster nigam inkonda zundi zirarura ibyanjye namarira rap n'ubutumwa sinshanutse ndatumwe hinzozi ndota ndayoka kubigeraho Fizo G the best the rap keepers Hola. Muziki sibyo, ese kuri muziki gutyo uri kuwukora sibyo, biragoye uri kubona nta hantu amafaranga bari ari kuva ibintu byabaye ibibazo. Ese umuziki wawe uburyo urimo kuwukoramo uburyo budasanzwe, ngiye nkurikije uko nakubonye uburyo umuntu uza kuri studio muri ibihe turimo ni ibintu biba bidasanzwe sibyo. Ese wowe uri gukora uyu muziki ntago bikugoye muri event ndagira gusobanurira abantu tuneza niba bitakugoye ko uri gukora umuziki muri event kandi dufite icyorezo kimeze nabi? kuvuga kuba nawe ukora ku giti cyanjye, ariko kuba mfite abantu banshyigikiye, abafana cyangwa se aba manager mbasha kuwukora neza. Nk'ubu nago najya muri Sun Music babure kumpondera ikintu niko biba bimeze. Aho rero niho ngerageza kugenda nzamukira, kuko ibi bihe ntago byoroshye nawe urabibona. Ntago naryama rero ngo nuko ibihe bikomeye, ahubwo ibihe iyo bikomeye nibwo ukora cyane, nibwo uhiga bikaze kugira ngo nta gusinzira nta kugoheka, kugira ngo urebe ko wavanamo amayesheke.
uretse ubusanzwe Fizzo G, ubusanzwe ubundi umuhanzi wemera ahangaha mu Rwanda urimba hip hop ninde? Okay, umuhanzi nemera ni General. La General arabigukorera tu Kabisa, arabigukorera ukavuga ati impamvu General mwemera ni umuntu ushobora kubwira ikibazo cyawe cyangwa se uko wiyumva akagutega amatwi, tudakurikiye wenda imiririmbire ye cyangwa se urabona n'ubundi arabishoboye, ariko umuntu uzageraho ukamubwira ibyawe akagutega amatwi, uwo niwo muraperi. kandi bise wowe wemera n'uwe ko wambwiye ko injyana zose ubu zirimo abo ndabasura ni ukubasura gusa, urumva nyine ni akadomo aho bashyize akadomo kabisa. nawe ntubaho kabisa. Nonese muvandi, akandi kabazo k'amatsiko nari nifitiye, hari video uteganya gushyira hanze vuba ahangaha? nk'iyo ngiyo ndi kumwe na Neg the General muri uku kwezi aba yagiye hanze. Yaragera abantu bakurikira ahangaha kuri Gen Media TV bagize amatsiko menshi, sibyo? Ndagira ngo noneho twinjire muri wa mwanya wo kugira ngo ubahe freestyle. Freestyle bavuga ati wa musore wacu ndashaka ko hasi baza gushyiraho ko akantu kameze nka V, vuga ati wa mukorekta, wa musore abirimo neza kabisa. Iyo kintu cya mbere nshaka bamire freestyle bavuga ati salute muvandi. Nkiri school numvaga ari cool, numvaga ndi niga danje kansivo, none ubu so niga yanje biraje na kubaho nta bukaro nta bukanda nta kwifunga nta nibyana nta nibyeri nta nibyuki by'ikigari nta nisimu nta ni phone mwishene birakaze yo. Hola urumva ko na trap nyine hose uri yakoze kugenda umusura ngiye ndahabaye ye byananze ziri kugenda umusura byatari ndahabaye kabisa. iyo video umaze gukura se ndagira ngo uzibwira abantu kugira ngo baje kwita bazishaka direct, sibyo? Babwire izo video shot umaze gukora, then babwiye nizo audio zawe twihuse ariko. Okay, no kuvuga ngo channel yanjye ujya YouTube ukandikamo Fizzo G the best. Fizzo G the best. Zane ebyiri nyine ni bisanzwe. No kuvuga ngo hari yitwa Rumuri by Fizzo G, Ninjugukunda by Fizzo G. Bakijya bundi kuri channel yanjye barahita bazibona zose. Ama audio, zifite amakava ziriho. Zose ziriho. Reka twigarukire mu buzima busanzwe rero. Ubundi dusanzwe ugira umukunzira. Icyo kibazo gikunda kumvuna mu buzima. Irakuvuna ariko nta n'ubusa gifitiye amatsiko. Abana bakurikiye cyane cyane abakobwa rero bafite amatsiko kwa tura mu star bundi bitebye. Bayamvuye hangana kikubajije bazana bimbaza nyuma byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Aretse tukazagisubiramo ubutaha. Ko byamvuna akakanya. Bakobwa buri kuva ko byabuvunye nabasubize nimba ari cyangwa adahari kugira ngo atumara amatsiko, sibyo? Reka tuzakikomerezeho ubutaha nzakigusubiza. Nta kibazo. Nakuzaniye na video nshyashya. Na video nshyashya ariko no bita General. Asanga ari akana ndi gupropose. Wasanga ubirimo nta wamenya da. Urumva mbere yuko agatira ngomba kubanza gufata igisubizo nyacyo ubwo babyumvisha. Mbese urategereje nimba hari cyangwa adahari. Usanzwe Fizzo G, ndagira ngo nyibwire bundi ikintu cyaba cyaragushimishije mu buzima bwawe ukavuga ati kino kintu wallahi cyankuze ku mutima, nkunze kukibaza abantu bose muhura nacyo, yange bikunda ari ikintu cyaba cyaragukoze ku mutima, sibyo? Cyaba ari iki? Ikintu cyankuze ku mutima ni byinshi. Ni byinshi cyane cyane nkunda kugira amahirwe ariko nkagira n'imyako. Ariko amahirwe niyo menshi bisa nkaho bingana. Ikintu rero cyaba cyaragushimisha ukavuga ati kino kintu burya mu buzima bwanjye sinshobora kukibagirwa, cyanyuze umutima wanjye kabisa, cyaba ari iki? Ikintu cyanejeje nuko nayo nicaye nka gutya ngiye kubona haje umuntu nyine nk'ibisanzwe ntamuzi, ambwira ati ngiye kukwishyurira audio na video. Nicyo gihe nari ndi mu ishuri.
babizi ko ndi umusani. Noneho uwo muntu yari master mbwatisha tujye muri studio. Reba mu masaha muri kwiga umuntu araje tujye muri studio. Ari directeur. Ako kantu ntago zakibagirwa. Karakunyuze uravuga ati bya danje. Wese wati byari surprise. Hari kubanza ukiga waratwikaga mwana. Ni ibisanzwe ku musani wese ukiri mu ishuri. Urabajyaga stage abana bakavuga ati ase ko ukiri kwibanda ku bana cyane. burya mubare munini w'abantu bakunda indirimbo. Utavuga abajama se kandi ari nabo baba bagushyigikiye. Aho gatuma pampe wacu ari kubikora. Aho bari bose baba bari kunyumva ndabizi ko abajama kuri hip hop bari abambere sibyo. Ariko tugiye kureba bari abantu. Tuzi ko abadada batanafana hip hop. Bari bake. Icyo nzi cyaho nigaga abakobwa bakundaga babiri baririmba hip hop. Wasanga bari mu kigare. Bari gusakuriza ubusa none. Wewe ndagubaza. Cyane subscribe ku bwinshi kugira ngo turebe ko natwe twagafata nk'abandi bose. Salute, wakoze cyane ku mwanya wawe kandi bihe byiza bro. Ni wa musore wanyu Santiago El Julie. Nkuko yababwiye mukore subscribe kugira ngo mujye mubasha kudukurikirana 5 kwa 5. Ukore na share de na comment hasi kugira ngo ujye ubasha kubana natwe. Murakoze cyane. Ciao ciao.